nongeye kuguha ikaze kandi ngushimira wowe ubana natwe mu biganiro dushyira kuri uyu muyoboro wacu ndetse n'ibihangano tunyuza kuri uyu muyoboro wacu. Nguhaye ikaze kandi ngushimira, ni iby'agaciro ko wahisemo kubana natwe. Ndabashimiye rero kandi mbahaye ikaze, nshimira cyane mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe. Nkuko mugenda mubibona tumaze kurenga abantu 3,000. Narababwiye nti tuzabikora 3,000. Mukomeze musangize n'abandi biganiro ndetse n'ibihangano tunyuza kuri uyu muyoboro wacu, tuzaguke tugere ku 10,000, 20, 50 ndetse n'100, tuba umuryango mugari, maze dukomeze twungurane ubumenyi bushingiye ku muco ndetse n'ibihangano byiza, yaba ibihimbaza Imana cyangwa se iby'umuco nk'uko ari byo tunyuza kuri uyu muyoboro. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe ibigwi n'amateka byaranze iyi ntwari Major General Fred Gisa Rwigema. Major General Fred Gisa Rwigema, umwe mu ntwari z'u Rwanda zitanze zitizigama ni muntu ki, nibyo tugiye kuganira rero. Wowe uri mu Rwanda, uri hanze yarwo, abo mu Rwanda rw'ino no mu Rwanda rw'iyo, mwese mbahaye ikaze, mbifuriza umugisha w'Imana. Ngira nti Imana ibahe ibyo kurya ndetse nabo kubirya, kandi ibahe guhirwa mu mirimo y'amaboko yanyu. Major General Fred Gisa Rwigema ni mwene Kimonyo Anastase na Mukandirima Gatarina. Yavukiye mu Kiranze, akagari ka Kidahwe, umurenge wa Nyamiyaga, akarere ka Kamonyi. Ubwo hari ku itariki ya 10 z'ukwa kane mu 1957 nibwo yageze ku isi yacu y'abazima. Mu ntambara rero y'imyivumbagatanyo yabaye mu 1959 ndetse no muri 60, yayindi yaranzwe no gutoteza ndetse no kwica abamateka yari yaramaze kwita abatutsi nk'ubwoko. Ubwo iyo ntambara yari itangiye mu Rwanda rero, ababyeyi ba Fred Rwigema barahunze bagera muri Uganda. Icyo gihe yari afite imyaka 3 gusa. Babaye mu nkambi y'impunzi ya Nshungerezi ho muri Ankole muri Uganda nyine, ndetse no muri Toro. Ariho Fred yize amashuri abanza kuva mu mwaka w'1966 kugeza muri 72. Amashuri yisumbuye yayigiye mu kigo cya Mbarara High School muri Ankole nyine mu mwaka w'1973. Yakundaga gusoma ibitabo ndetse cyane agasoma ibitabo bivuga ku bantu bagiye baharanira kubohoza ibihugu byabo, nka Kwame Nkrumah wo muri Ghana, Mao Zedong muri Chine mu Bushinwa, Fidel Castro muri Cuba ndetse n'abandi. Yagiye asoma ibitabo byinshi, cyane nk'icyamenyekanye cyavugaga imivugo yavugaga ku kwibohora ko mu gihugu cya Mozambique. Mu gitabo yakundaga gusoma cyane ngo cyitwaga When the Blood Begin to Flower. Igitabo ngo cyaba cyaramubereye ivomo ry'imbaraga zo gutekereza ko azabohora igihugu cy'u Rwanda, ababyeyi be bakagaruka mu rwabibarutse. Kuva mu buto bwe rero, Rwigema yangaga akarengane n'amacakubiri, akanabirwanya adatinya. Ngira ngo nk'igihe mwarimu wabo witwa Otobel yari ashimuswe n'abasirikare ba Idi Amin muri cya gihe cy'igitugu cya Uganda, Fred yarabimenya, akoranya abanyeshuri bose biganaga mu kigo, abagera muri 800, bafunga inzira zavaga ku kigo. Imodoka zari zishimuse umwarimu wabo n'abasirikare zibura aho zica. Umwarimu rero baramureka baragenda. Nyuma rero umupolisi wa Mbarara wari uri kumwe n'abo banyagitugu ba Idi Amin baraje n'abandi ngo baza gucyurira Fred, bamubwira bati we kuri impunzi nta jambo ufite muri iki gihugu, ni gute waburijemo umugambi wacu? Fred ngarabasubiza ati ikibazo si uko narenganiye mwarimu wacu, ndabizi, ikibazo nuko ndi impunzi. Ariko rero mwarimu wanjye yari yafatiwe ubusa azira uwo ari we. Mu mwaka wa 1974 Fred yagiye mu gihugu cya Tanzania, we n'abandi basore bagiye gukurikirana imyitozo ya gisirikare ndetse no kwiga ibijyanye na politiki, batumiwe na Yoweri Kaguta Museveni wateguraga kurwanya ubutegetsi bubi bwari buri muri Uganda icyo gihe. Muri Nyakanga mu 1976 nibwo bagiye ahitwa Montempwezi muri Mozambique, bari mu mutwe wa FRONASA, Front for National Salvation. Icyo gihe rero yari umuyobozi ukomeye muri FRONASA. Museveni yari umugaba mukuru wari uhagarariye Mondland for
nk'icyo twakita mbese nk'umutwe wa gisirikare wari urimo. Uwo mutwe wafashaga Mwalimu Julius Nyerere wa Tanzania, ngira ngo nawe arazwi cyane mu mateka yo kubohora Tanzania. Fred rero yaje kuba umusirikare w'ingabo za Uganda zitwaga UNRA, Uganda National Liberation Army, arizo zakuyeho ubutegetsi bw'igitugu bwa Idi Amin Dada mu mwaka w'1979. Muri 80 rero yavanywe mu ngabo aba umujyanama wa Yoweri Kaguta Museveni. Museveni rero atangiye intambara cyangwa se igihe ubwo yatangiraga inzira y'ishyamba, yamaze imyaka 5 Fred yahagurukanye na Paul Kagame i Kampala ku itariki 11 z'ukwa 2/81 hamwe n'abasore 27 aribwo bajyaga gufatanya na Museveni. Mu mwaka w'1985 Fred Gisa Rwigema yayoboraga umutwe w'ingabo za NRA, ishami rya gisirikare rya National Resistance Movement ryakomotse kuri UPM mu burengerazuba bw'igihugu mu ntara ya Toro, maze yinjiza n'abandi basore bize amashuri makuru bari bararangije. Abanyarwanda rero bahise babona amahirwe yo kubona aho bitoreza kuzabohora u Rwanda, nk'uko Fred yakomezaga abashishikariza gukunda no kuzabohora igihugu cyabo. Fred Gisa Rwigema yari umusirikare ufite imikorere myifatire y'indakemwa, akaba intangarugero mu kubahiriza amategeko, akagira ikinyabupfura n'ubuhanga budasanzwe mu kuyobora. Yabaye rero uwungirije umugaba mukuru w'ingabo mu gisirikare cya Uganda, aba minisitiri wungirije w'ingabo nanone aho muri Uganda, aba n'umugaba mukuru ushinzwe imirwano mu gisirikare cya Uganda. Yagiye rero atsinda ibitero byinshi yarayoboye mu ntambara za Uganda. Ngira ngo urugero ni nko intambara yabereye Rubona muri Toro no mu majyaruguru ya Uganda, aho bita Guru muri Kichugumu, Nakona, Kilakaho. Aho ngaho abasirikare be bagera kuri 300 gusa batsimbuye abarenga 1000 b'umwanzi, hagwa n'umugaba mukuru w'ingabo barwanaga bitwaga Eric Odwal. Aha rero naho bitaga Iganga ho mu ntara ya Jinja, naho yahatsimbuye uwitwaga Alice Lakwena warigize ikigomeke n'ingabo ze 5000 abarenza muri Busia ku mupaka wa Uganda na Kenya. Muri iyo myaka yose rero yarwaniraga mu mahanga, Fred yahozaga u Rwanda ku mutima. Ngira ngo tujya tuvuga ngo u Rwanda tugendana nirwo rubyara urutugendamo, benshi ntibabyumve, ariko tufite ingero nyinshi zirimo na Fred Gisa Rwigema turimo tuganiraho none, kuko yakundaga kuvuga ati kuzabohora u Rwanda ni ngombwa. U Rwanda rugomba kuva mu karengane byanze bikunze, nubwo byazageza ryari ndetse naho bamwe muri twe twaba twarapfuye. Ibyo rero yahoraga bivuga ari mu ngabo za Uganda, kandi yaje kubigeraho. Ntiyahwemye rero kwifatanya n'abandi banyarwanda bari bibumbiye muri RANU, Rwandese Alliance for National Unity, kuva mu 1979 ubwo biteguraga kubohora u Rwanda. Kandi no ku rugamba abana b'abanyarwanda aho iyo bahamusangaga baje kurwanira ingabo z'Ubugande, yabashishikarizaga kumenya igihugu cyabo no guhora bibuka ko aribo bazakibohora, akabatoza kwihangana, gukorana umurava, ubupfura ndetse n'ikinyabupfura. Kuva mu mwaka w'1979 kugeza mu kwa 12 muri 1987 RANU yari yihuje. Hanyuma rero yahuje abiteguraga kubohora u Rwanda cyane cyane abari impunzi, ndetse yaje no kuyagurira amarembo abishyizemo imbaraga ko yaramaze kugira amaboko haba mu gihugu cy'Ubugande, kuko yari afite umwanya ukomeye. Byatumye rero ayagurira amarembo ijyamo abanyarwanda bafite politiki zinyuranye, bahuriye ku guharanira demokarasi, amahoro n'ubumwe. Aho rero muri 1987 nibwo umuryango wahawe izina rya FPR, Front Patriotique Rwandais, cyangwa se RPF, Rwandan Patriotic Front. Hanyuma bongeraho n'ijambo inkotanyi, bivuze ko bagombaga gukotana bahagararira icyo bashaka kugeraho kugeza ku mwuka wabo wa nyuma. Mu mwaka w'1989 rero yagize uruhare runini mu ivugurura ry'inzego z'umuryango wa FPR Inkotanyi, ashimangira ibikorwa by'ubukangurambaga, imyitozo ndetse n'amahugurwa, atorerwa kuba umuyobozi mukuru wayo. Fred rero yateguye igitero cya mbere cy'ukwakira muri 1990. Yararitse abantu bose yabonaga bashoboye gufatanya n'inkotanyi, bahuje ibitekerezo bya politiki, basangiye no gukunda igihugu, aricyo u Rwanda rwayibarutse, yaba bari mu Rwanda ndetse no mu mahanga.
yahuje rero abanyamuryango n'abasirikare bari batataniye muri za burigade zinyuranye muri Uganda, abashakira ibikoresho by'intambara. Ibyo byose yabikoze mu gihe gito kandi mu ibanga rikomeye. Fred Gisa Rwigema yaguye mu mudugudu wa Nyampeke, akagari ka Kayonza, mu murenge wa Matimba, akarere ka Nyagatare, ku itariki ya 2 Ukwakira muri 1990, nyuma y'umunsi umwe gusa batangije urugamba rwo kubohora igihugu. Hari ku munsi wa 2 urwo rugamba rutangije. Nk'uko agaragara ku rutonde rw'intwari z'u Rwanda, hari amasomo menshi twamwigiraho, ariko dushobora kuvugamo make kuko umuntu wabaye intwari kugeza naho inzego zibishinzwe zimushyize ku rutonde, ibyo twamwigiraho byo ntabwo twabivuga muri kiganiro ngo tubirangize. Fred Gisa Rwigema yagaragaje umutima ukomeye kandi ukeye ku rwego ruhebuje mu mibereho ye yose. Aho yabaye hose yarwanyije akarengane, arwanya ikibi atitaye ku ngaruka byamubyarira. Yarazi ubukana bw'intambara, ariko ntiyatinya kuyobora yari ruhije kurusha izindi, ariyo yo kubohoza u Rwanda. Yagaragaje umutima wo gukunda igihugu no kugikorera, kubera yuko yagaragaje n'umuhate mu gihugu cyari cyaramuhaye ubuhungiro, aragikorera, ariko agikorera azirikana u Rwanda rwamubyaye. Yakunze igihugu, aba n'umuhuza w'abanyarwanda, abatoza ubunyarwanda, umuco n'amateka by'u Rwanda. Yagaragaje ubutabera aho yabaye hose, yaharaniye kurenganura abarengana. Ubuzima bwa Gisa bwose bwabaye kwitanga bigera n'aho apfa aharanira kubohora u Rwanda. Yagaragaje ubwitange buhebuje, ahara ubuzima bwe ndetse yanga kubaho mu buzima bwiza bworoshye, ahangara urugamba akiri muto, arwana intambara nyinshi agamije gutegura iyo kuzabohora u Rwanda. Yabaye umunyakuri aho yabaye hose, ntiyigeze ahisha ko ari umunyarwanda, mu gihe bamwe biyitaga abanyamahanga ngo babone uko babona amaramuko. Yagaragaje ubuhanga n'ubushishozi buhebuje. Umuryango wa FPR Inkotanyi yawuhaye inzego zikwiye, abanyamuryango abahuriza ku ntego imwe yo kubohora no kurengera u Rwanda. Yagaragaje ubupfura buhebuje mu mico no mu mibanire, agira umurava, yicisha bugufi, yubaha abantu bakuru n'abatoya, atitesheje agaciro. Yagaragaje ubumuntu buhebuje, yigomwa ibintu byinshi yari afite n'ibyo yashoboraga kugira, abigurana urukundo rw'abantu n'urw'igihugu. Yabereye abanyarwanda benshi urugero ruhebuje, abamumenye n'abataramumenye, mu mibereho ye no mu bwitange bwe bibera benshi urugero. Ingabo yabereye umugaba zamwibonagamo kandi akazitera ubutwari. Ubutwari bwe bwamugize icyamamare, ashimwa kandi akundwa nk'intwari ya Afurika, si intwari y'abanyarwanda gusa. Fred Gisa Rwigema yabaye umuntu udasanzwe, ni ntagereranywa, yaba bahuye nabo, yaba bahuye nawe, yaba umuryango we. Ngira ngo hari ikiganiro abanyamakuru uretse kugirana n'umubyeyi wamwibarutse mu myaka mike ishize, bigaragara ko ari umuntu w'intwari cyane, kuko avuga yuko umwana we yajyaga avuga ati jyewe ninkura nzabasubiza mu gihugu cyacu, ntabwo dukwiye kuzaba mu buhungiro. Nk'uko rero bigaragara, uyu mugabo rwose kuba mu ntwari z'u Rwanda arabikwiye. Ngira ngo rero yaje kuba mu cyiciro cy'intwari z'imanzi, nk'uko urwego rw'igihugu rushinzwe impeta z'ubutwari CENO rwabigaragaje. Uyu rero yabaye intwari, kandi mu by'ukuri nk'uko tuvuze mu ncamake, amateka yamuranze biragaragara ko kuba intwari abikwiye. Ubutwari rero buhera ku gukunda igihugu, ugakunda bene cyo, ukagikunda, kikagukunda, ukagikorera, hanyuma kikazakwitura. Ariko kandi niyo wagenda, ikibazo si ugusiga, ikibazo nicyo uzasigira abo usize. Dukwiye rero kuba abantu bakunda igihugu, tukagikorera, tukakitangira kugeza ku mwuka wacu wa nyuma, nk'uko abayobozi bahora babidutoza. Rero mu by'ukuri u Rwanda tugendana ku mutima rukomeze rubyare, urwo tugendamo twigire ku ntwari z'u Rwanda zatubanjirije, zikitanga zitizigama, zikagera naho zibura ubuzima. Byarashobokaga ko bigumira imahanga, bari bamaze kugira imyanya ikomeye muri politiki y'igihugu cy'Ubugande, ariko ibyo byose barabyiyambuye, bemera kuza bazi neza ko baje guhangana, bashobora no kubura ubuzima. Rero dufite byinshi u Rwanda rwagezeho kubera bo, tubirinde, tubisigasire, dukomeze tugire u Rwanda twifuza, duharanire kuba abanyarwanda bafite ubumwe n'amahoro ndetse n'umutekano, nk'uko abayobozi bacu bahora babidutoza. Rero
ijambo ry'ubwenge rishobora kutagutuza mu miturirwa y'abatunzi rikagutuza mu mitima ya rubanda. Komeza uharanire kuba umunyarwanda nyawe, wibuke ko ubunyarwanda ari isano isumbi y'amaraso, nk'uko uyu turimo tuganiraho yabibwiraga bagenzi be ko nta kiruta igihugu cyakubyaye. Uharanire nawe kugikorera, ugiteze imbere. Urugamba rw'amasasu rwararangiye, ariko urwo kwiteza imbere n'ubumwe nk'abanyarwanda ruracyakomeje. Reka dukomeze tururwane tuzirikana aho twavuye, maze twubake u Rwanda twifuza. Reka rero u Rwanda tugendana ku mutima rukomeze rubyare urwo tugendamo. Njyewe Sam Muvunyi nongeye kwifuriza amahoro y'Imana. Imana ibahe guhaha no kuronka, ibahe ibyo kurya ndetse n'abo kubirya. Ikiganiro Inshoza y'Umuco naho ubutaha. Amahoro y'Imana abane namwe.